Salama salama salama. Ubwo rero nagakonje nkaba mvuye mu kibuga hano hafi, mbere yuko nsubira mu rugo ngo nite kubyo mu rugo, kuko ubundi ikiruhuko se ni iki? Ikiruhuko ni uguhindura activity ukajya mu zindi, ukajya mu zindi. Tuba tugomba rero kugaruka buri gihe tubabwira kuri Spinoza, kuko yazanye ikintu gishya mu buzima bwacu, atari twe by'umwihariko, kuko ubuzima bwacu ntabwo ari bwo bwonyine tuba turebaho, ahubwo abantu bose bahuye na Spinoza hari ikintu cyinshi cyangwa kinini cyagiye gihinduka. Harimo mubona ngira gutya no kubera akayaga kaba gakubita mu mazuru nkagakurura gakonje kandi njye nari nshyushye. Spinoza rero iyo turimo kuvuga tekinoloji tugezeho, nk'aya mafoto urimo kureba, aya mashusho urimo kureba ya digital, haranahuriye n'ubuvumbuzi bwahaye Nobel Prize, igihembo cyitiriwe Nobel, ni ukuvuga igihembo gikomeye cyane cya science cyitiriwe Nobel muri physics. Einstein yakibonye ku bushakashatsi yagiye akora kuri photon, ni ukuvuga ni nka quantity y'urumuri, kujyana n'urumuri. Ibyo rero nibyo birimo kuvuga gutuma ngira icyo mvuga ukacyumva cyangwa ukareba no ku zindi channel. Urumva si ibintu byo gusa umuntu wo gusuzugura uwo mugabo nyine Einstein. Uwo mugabo Einstein hari ikindi kintu yakoze kijyanye na GPS, kijyanye na GPS cyakwerekana amerekezo. Urabizi ko ibintu by'amerekezo n'ubundi yabikundaga akiri umwana, ariko noneho hari ukuntu amerekezo GPS ikora nka ziriya bashyira ku modoka, ku kindi kintu kugira umenye aho kiri, cyangwa ukayishyira muri telefone yawe ukaza kumenya nyine amerekezo. Ubundi biba bikorera muri systeme ferme. Murabizi neza ko twagiye tuvuga guhera kuri Giordano Bruno wa mupadiri yagaragaje ko isanzure ritagira iherezo. Spinoza abikurikiraho yerekana neza ko isanzure ariyo mana, kuko niyo yonyine ibaho. Hanze y'isanzure nta kindi kintu gihari. Ikintu kiri infini ni uko hanze yacyo nta kindi kintu gihari. Ibyo ngibyo umuntu wese yabyumva. Ikintu kidafite imbibi ni uko ibintu byose kibamo. Niba Spinoza yarabyerekanye atyo, ibijyanye na GPS ni ukuvuga yuko utashobora kwerekana amerekezo mu kintu kimeze gutyo, kiri infini, nta hasi nta hejuru, nta hirya nta hino. Ariko noneho iyo ufashe mu kirere gutya, ahantu hafi hatari kure cyane, ku birometero nyine byinshi uzamutse, hari ibyogajuru biba bizenguruka isi, ariko icyo gihe biba usa nkaho ukoze systeme ferme, niho GPS ishoboka. Ibyo byogajuru biba bizenguruka isi rero nibyo bigenderwaho kugira ngo habe hakorwa systeme ferme ibe yakwifashishwa amerekezo ku isi. Ibyo byogajuru byohereza signals cyangwa ibimenyetso, signals. None izo signals zigendana n'ibindi biri hasi. Ni ukuvuga noneho igihe cyo hejuru ku cyogajuru uko igihe kigenda n'igihe cyo hasi uko kigenda ntabwo ari kimwe, ntabwo ari kimwe. Iyo uzamutse kuri altitude hejuru, igihe ntabwo kigenda kimwe n'igihe cyo hasi. Nanone ibyo byogajuru biba bifite velocity cyangwa vitesse, umuvuduko munini cyane. Umuvuduko iyo wiyongereye ntabwo igihe wakana urimo kujya muri video, wakana urimo kujya muri video hano, ubundi muhageze hano, mwikomereze mu gihe nimujyamo abantu bazabumva, kandi ntabwo dushyiramo abana hano. Mujyi wanyu ndabona muhekana, ndabona baje batembatembera bareba ibiba birimo gukorwa. Good. Ariko noneho urumva hari ibintu bibiri.
altitude na velocity cyangwa umuvuduko w'icyogajuru. Ibyo bintu byose bituma uko igihe kigenda ku isi atari ko kigenda hejuru. Ubwo ubundi rero ibyo ngibyo udakoze imibare Einstein yerekanye kugira ngo icyo yise dilatation du temps, ukuntu igihe kirambo kikwego utabigendeyeho, telefone yawe yagikubwira ati uratashye hano hantu, niba uvuye i Kigali mu mujyi downtown ugiye Kimironko, ni ahantu hari ibirometero bike, ariko noneho ugiye utahazi ushobora kugira ngo urahageze kandi ugeze nk'ikabuga. Urumva, kuko uri muri referensiyeri zitandukanye. Referensiyeri yo hasi na referensiyeri yo ku byogajuru ziratandukanye. Ibyo bintu ntabwo tubigendaho cyane, ariko wumve ko uwo muntu ari umuntu uri siriyasi, ntabwo ari umuntu. Ino rero no mu byaro ubona abaturage sinzi ntabwo bigaragara, ariko haba hari ibitoki ugasanga binywereye ibintu by'amayoga bagasinda cyangwa iki. Ntabwo ibintu bye ari iby'umuntu wasinze. Researcher w'umuyahudi ku nkomoko witwa Einstein, igihe cyose abantu bamubazaga ngo ese wizera Imana, kuko yari umuhanga, nta kindi kintu yavugaga. Yaravuga ati njyewe nizera Imana ya Spinoza, Imana itita ku bintu dukora, Imana idahana kandi idahemba, Imana itadufitiye umugambi, Imana itari umuremyi, ahubwo Imana yigaragariza muri harmony of everything that exists. Imana yigaragariza muri harmony y'ibintu byose bibaho. Uwo nguwo ni Einstein. Uwo ni Einstein. Uwo ni Einstein. Niba rero Einstein yarabivugaga gutyo, umugabo Gilles Deleuze umufilozofe ukomeye cyane, yaravuze ati Spinoza ni prince of philosophers. N'abandi twavuga nka Goethe, akunda kwiga ikidage bazi Goethe, wanditse Faustus cyangwa Faust mu gifaransa, akandika Les Sofferenze del Giovane Walter cyangwa Les Souffrances du Jeune Walter. Les Sofferenze ni ukuvuga n'igitaliyani, ububabaro, imibabaro, gukubitwa k'umusore wa Walter. Wa musore wa Walter twigeze kuvugaho kera, ni umusore waje kwiyahura bitewe n'uko yakundaga umugore witwa Lotte, yamwitaga Lotte ariko ubundi ni Charlotte. Yakundaga fiancé cyangwa umugore w'umugabo witwa Albert. Aza biba birebera afata atira Albert pistole nkaho agiye guhiga, ariko ajya kwiyahura bitewe n'uko urwo rukundo rutashobokaga. Ibyo bintu ninde wabyanditse? N'uwo twavugaga Wilhelm Goethe. Ariko yanditse na Faustin ni wundi wasezeranye na Satani kugira ngo agire ubwenge, wakoze pact with the devil. Yari umuhanga cyane, asoma ibitabo agira ati ashaka kwiyahura, avuga ati abantu bose bazi ko ndi umuhanga, ariko njye ubwanjye nzi ko ndi umuswa, none ndagira gute menye ubwenge, menye ukuri. Aho niho yakoreye isezerano ngo na devil. Urumva ni igitabo kinini cyane cy'umutumba kigizwe n'ibice bibiri. Cya kabiri nta nuko cyanarangiye. Reka noneho twikomereza abo bagabo bose, kongeraho Hegel nawe filozofiye yabaye nko gushaka gusubiza Spinoza, ariko ntago yayirenze rwose. Hegel yaravuze ati Philosophieren ist Spinozieren. Ubwo Spinozieren yayikuye kuri Spinoza. Spinozieren ni ukuvuga ushyize mu gifaransa to do philosophy is to be like Spinoza. En fait, pour être philosophe, il faut être spinoziste. Urumva icyo kintu? Kugira ngo ube
ni wa wundi werekanye teze, antiteze na senteze. Ariko ibyo byose nubwo tuba tubivuga, tuba tubicamo gusa kugira twerekane imbaraga za Spinoza abantu benshi yagiye afasha, kuba twe yaradufashije tukava no mu burwayi, tukajya mu kazi ka leta tugakora, tugafasha abaturage, natwe ubwacu tukifasha, tukiteza imbere. Ibintu byinshi byatubohaga tukagenda tubishyira ku ruhande. Sinzi wowe ibyo waciyemo cyangwa ibyo urimo gucamo, ariko byanze bikunze nutangira kwamvizaja Imana muri buriya buryo bwo kutabona ko ari nk'umusaza uri ahantu mu ijoro, ufite ikarine yandikamo amakosa yawe, ufite ahantu yandika indangagaciro zawe kugira ngo azabishyire ku munzani aguhembe, rwose ukitandukanya n'icyo gitekerezo, ahubwo ukamenya ko Imana ari kamere. Nta kindi kintu gikurikiraho, hakurikiraho icyo bita laetitia cyangwa joy cyangwa happiness, hakurikiraho umunezero, kuko ugiye kwakira ibintu uko biri, utarwana n'amateka yawe, utarwana n'ibikurimo, utarwana n'ibyo ubona, ahubwo wakira guhuzwa n'ibisanzwe bihuye, we wari uzi ko bitandukanye. Mugire umunsi mwiza rero, tuvuye muri siporo kandi twe turumva tunezerewe, kandi uyu munezero dufite ndabizi nutujoyininga ukakora n'ubushakashatsi natwe uzagira gute, nta kintu gikurikiraho usibye ko nawe bikugira gute, bikugeraho. Umunezero ntabwo ari twe tuwutanga, si Spinoza nk'umuntu uwutanga, ahubwo ukurimo imbere muri wowe, ahubwo nuko twagiye dushakira umunezero mu bintu byo hanze, tukawuha condition. Umunezero ntabwo ugira condition, umunezero urangwa no kumenya uwo uri wo, wamara kwimenya ukamenya Imana nk'aho ari nature, noneho urumva uba uri muri harmony with the nature, uri muri harmony na nature. Ubwo rero abatubonye bwa mbere mukore subscribe, enfete muvuge, ni nkaho ubuguze ikinyamakuru kandi ari ukwemeza gusa kugira ngo ujye uhabwa ibiganiro nk'ibi, kugira ngo ujye uhabwa ibiganiro ni hari nkaho utumva nanone uvuga uti hariya muhazane neza muhakurure, kuko turi abantu barwana n'amateka yacu, turi abantu badashobora kwirema, turi abantu akenshi nuko muri kamere muntu nuko ikunda kumera. Kubera iki? Kuko tuba twaramugajwe no gutekereza Imana ukitari, kandi iyo utekereje Imana ukitari, nawe wiyumva uko utari, ugasanga uhora muri conflict n'abantu, ari conflict iziri open cyangwa nizihishe. Izihishe ugasanga wihisha mu bintu, wihisha mu idini, wihisha mu nzangano, ariko ibyo bintu byose ushobora kubirenga ari uko koko wumvise ko wowe na mugenzi wawe n'umunyamahanga wakuri, mwese muri iki, muri amashami y'igiti kimwe, muri amashami y'igiti kimwe, aricyo Mana. Ciao.